Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Pasika nziza. Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze dusabe Bikira Mariya atuye bugufi kandi atuyobore. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nge ugiye kubaha ikiganiro cy'uyu munsi, nitwa Musabyimana Valens. Ndubatse, nashakanye na Mutuyimana Colette. Dufitanye abana 3 n'abandi 2 twakiriye, nkaba umuvandimwe muri Communauté de l'Emmanuel, twembi tuyibamo, ariko by'umwihariko ngakorera ubutumwa kwamaza impuhwe z'Imana hano mu ngoro ya Yezu Kristo Nyirimpuhwe mu Ruhango. Dukomeje rero urugendo rwacu rwa noveni, amasengesho y'iminsi 9 adutegurira kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ejo ku munsi wa 3, ndavuga ejo hatambutse, twasabiye roho z'indahemuka n'izikunda gusenga. Uyu munsi tukaba tugeze ku munsi wa 4, aho Yezu asaba Mutagatifu Mama Faustine agira ati: uyu munsi unzanira abapagani n'abandi bose bataramenya, mwibabara ryanjye nabo narabazirikanye. Ubutwari bwabo mu minsi yari kuzaza bwahozaga umutima wanjye. None rero ubanyuze nabo mu nyanja y'impuhwe zanjye. Birashoboka ko hari abaje gukurikira iki kiganiro ku nshuro yabo ya mbere, nabo ntibagira ubwoba, namwe ntimugire ubwoba bwo kugendana natwe, kuko impuhwe z'Imana zirabategereje. Gusa mushobora kwibaza muti, umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana ni iki, uba ryari? Ngira ngo nabanza nkabibutsa kuba kuri iki kiganiro n'abagiye kugikurikira bwa mbere ko umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana Kiliziya iwizihiza ku cyumweru cya 2 cya Pasika, no kuvuga icyumweru gikurikira Pasika. Hanyuma uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana ukabanzirizwa na noveni, amasengesho y'iminsi 9. Ariyo mpamvu nyine twatangiye iyi noveni, tukaba tugeze ku munsi wacu wa 4. Kuri uyu munsi wa 4 rero turaza gusabira roho z'abapagani n'abataramenya Imana. Iyo dufashe akanyamakuru ko kwiyambaza impuhwe z'Imana ku rupapuro rwa 26, ku bari mu gukurikira iyi noveni mufite utwo dutabo, niho muza kubisanga. Nkuko nemaze kubivuga haruguru nyine, uyu munsi Yezu yasabye Mama Faustina ngo amuzanire roho z'abapagani n'abandi bose bataramenya Imana, kubera ko abo ngabo nabo Yezu yarabazirikanye, azirikana ku butwari bwabo mu gihe kizaza, aho bazamaze guhura nyine n'urwo rukundo rw'Imana, bamaze guhana impuhwe z'Imana. Umuntu amaze kumva iki cyifuzo cya Yezu, akumva avuga ijambo abapagani n'abantu bataramenya Imana, Yezu yavugaga, yabwiye Mama Faustina, ushaka guhita wibaza ngo buriya yashaka kuvuga abandi, buriya yashaka kuvuga iki? Cyane ko no mu buzima bwa hano hanze ujya kumva ukumva barakubwiye ngo kanaka n'umupagani ntuzamwizere, kanaka, mbese ugasanga hari uko bashobora gutuma wibaza cyane ku ijambo bita umupagani. Ndimo gutegura rero iki kiganiro,
nagerageje gushaka igisobanuro cy'iri jambo umupagani, nsanga ibisobanuro abanditsi batandukanye bagiye batanga. Abapagani, ndavuga abandi mu gifaransa twita repaye, ijambo umupagani riva ku ijambo ry'ikilatini paganus, risobanurwa nk'umuntu w'umunyagasozi watsimbaraye ku mico n'imigenzo bya gakondo. Iri jambo rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 4 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo. Naho wareba uko ryagiye rikoreshwa muri Bibiliya, ugasanga Bibiliya yo igaragaza abapagani nk'abantu batizera Imana, banze kwakira Yezu nk'umwami n'umukiza wabo, bagatsimbarara ku ngeso za kamere y'icyaha nk'uko tuza kubibona nitwigira imbere. Yezu rero asaba ko mutagatifu Mama Faustina amusaba ko amuzanira roho z'abapagani n'abataramenya Imana, akamusaba ko yazinyuza mu nyanja y'impuhwe ze. Ahangaha yamusabye ko yamuzanira abantu bose bagishidikanya ku rukundo rw'Imana. Umuntu yakwibaza ati ese abantu nk'aba ngaba nabo muri iki gihe turacyababona? Ese baracyabaho? Ese na n'ubu ngubu mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, ushobora gusanga abo bantu bagitsimbaraye ku mihango ya gipagani? Yego, birashoboka, kubera ko muri ibi bihe uracyumva kumva ngo kwa kanaka bararaguza, baraterekera, barabandwa ryangombe, cyangwa se ukumva bavuga ko bacyubakiye amashitani. Ni hahandi uzumva bavuga ko bafite uruhimbi rwa Nyabingi, ukumva hari indi mihango itandukanye bagenda bakora mu ngo zabo, kandi akaba ari imihango y'umwijima badashobora gukora abantu bahari ngo batumire abantu ngo babwire ko hari ibyo bagiye gukora. Akenshi bayikora bihishe. Unasanga kandi muri ibi bihe uzajya kumva bumbe barakubwiye ngo kwa kanaka boroye igikoko mu rugo. Hari ibikoko ubundi byageneye kuba mu ishyamba, ariko wajya kumva abantu barakubwiye ngo kwa naka bibayo, kwa naka boroye inzoka, kwa naka batunze, boroye ingwe, boroye, bitewe nuko iyo miryango ihagaze. Ugasanga hari uko bagenda bimika imihango runaka bakayikora, mbese bakayikora batekereza ko iyo mihango, ibyo bikoko by'ishyamba boroye mu rugo bishobora kugira ububasha bwo kubarinda ku buryo byatuma ntacyo baba. Ibyo murumva ko binyuranye n'icyo ivanjiri tubwira, binyuranye no gushaka kw'Imana. Abo bose nibo Yezu yabwiye Mama Faustina ngo uyu munsi unzanire abapagani n'abataramenya Imana. Nk'isengesho rikorerwa hano mu Ruhango mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe, ryahakorewe kuva mu 1991, hakunze kugaragaramo abantu bitura hasi bakavuza induru cyane, basakuza basaba Yezu Nyirimpuhwe ngo Nyagasani dukure ku ngoyi, dukure ku ngoyi z'amashitani, ngwino udutabare. Iyo rero aba bantu ubegereye ukabaganiza bamaze kuzanzamuka, ukabegera ukabaza uti murumva mumeze mute? Ese byatangiye kubaho ryari? Ese biterwa n'iki? Ese ntacyo mwikanga? Iyo baganije rero mukajyana ikiganiro kirambuye, nawe ukabiha umwanya ukabatega amatwi, usanga bamwe muri bo intandaro ari imihango ya gipagani ababyeyi babo bakoze, cyangwa bo ubwabo bikoreye bafashijwe n'abapfumu. Bakaba
bariyeguriye ububasha bw'umwijima. Muzumva kandi abandi basaba kubohoka kuri gakondo. Iyo mvuze gakondo mba ndashaka kuvuga bya bindi twagiye dusigirwa n'uruhererekane rw'abasokuruza bacu. Nibwo uzumva ngo kanaka akomoka mu muryango w'abacuraguzi, kanaka akomoka mu muryango w'abarozi, kanaka araragura, kanaka ntukamwizere, kwa kanaka baracyari mu mihango ya gakondo. Aba nabo impuhwe z'Imana zirabarembuza. Abo kuri gakondo aba bakigundagurana n'uruhererekane rw'abasekuruza babo. Ndavuga uruhererekane rwaranzwe n'ibibi no gukorera shitani, cyane ko hari ibyo twagiye turagwa ariko bidafite icyo bitwaye ndetse binaduherekeza mu Kristo bwacu. Ariko abarazwe na gakondo ikaba ibashikamiye, ibafiteho ingaruka, Yezu nabo yarabasabiye, arifuza ko muri iyi noveni tubagarura tukabinjiza mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Aha nkivuga kuri iyi gakondo, ndimo gutegura iki kiganiro, natekereje ku buhamya bw'umwe mu bagabo mu basengera ahangaha, ariko uyu ni umugabo waje kuhasengera amaze guhura n'Imana. Mwakwibaza muti yahuye n'Imana ate? Ubusanzwe muri ya mihango nababwiye ya gakondo yo kuraguza, guterekera n'indi migenzereze y'abakozi bakorera ububasha bw'umwijima, nawe yarayikoreraga, cyane ko ahura n'Imana yaravuye wa muri paruwasi yabo, agiye muri paruwasi duturanye, agiye mu mihango yo kuragura. Azana rero mu modoka n'abakristo bari baje gusengera hano mu Ruhango, hari kuwa gatandatu. Akumva bavuga ko bagiye gusengera mu Ruhango, akumva basangira ubuhamya bw'ibyiza buhabera. Noneho bageze kuri arete aho abandi baviriyemo, yumva imbaraga zo gukomeza ziranze. Yumva mbese ibyo yari agiye kujyamo ntabwo bikumukundira ko akomeza. Nibwo nawe yasabye kuva mu modoka, avamo, hanyuma akora urugendo nabo bari baje hano mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe. Araza rero, ahageze yegera bamwe mu bari barimo kudufasha mu mutekano kugira ngo abantu baze gusenga bisanzuye. Nuko arababwira uti rwose mwa bantu mwe mwanshakiye abakorera ubutumwa ahangaha ko hari ikintu nshaka kubabwira. Nibwo rero twagiye tubona uyu mugabo baramuzanye, nuko atubwira aho yaragiye n'icyo yaragiye gukorayo. Tumaze kumutega amatwi, tumaze kumuhugura, tumaze kumubwira ibyiza by'urukundo rw'Imana n'agaciro k'impuhwe z'Imana, yemera ko ibikoresho yaratwaye, yemera kubidusigira. Birumvikana amaze kubidusigira natwe twabiciriye urubanza, cyane ko ibikoresho nk'ibyo ngibyo nta n'impamvu yo kubibika kuko nta kindi byari kudufasha. Bavandimwe dufatanyije uru rugendo rwa noveni, ndabibutsa ko shitani nta mpuhwe igira kuko nta cyiza yifitemo. Bityo abayiyobotse iyo itangiye kubatoteza nibwo bibuka impuhwe z'Imana bagasaba Yezu kubabohora. Ni nayo mpamvu Yezu abwira Faustina ati ubutwari bwabo mu minsi yari kuzaza bwahozaga umutima wanjye. Uwo ni Yezu bivuga. Yazirikanaga ko abo bantu bazagira igihe bagahinduka, nabo bakinjira muri kiliziya bagatangira kwitagatifuza kimwe n'abandi bose.
yazirikanaga abantu bose bari batarabwirwa inkuru nziza, akanatekereza ku bazayibwirwa bakanga kuyakira, bakiguma muri gakondo yabo nk'uko nari maze kubivuga. Yasabiraga n'abazabera abandi inzitizi ngo batabwirwa ijambo ry'Imana. Aha ndatekereza ba bandi batuma tudashobora kujya kwamaza ijambo ry'Imana ngo tubwire abandi ko Imana ibakunda. Iyo dusomye mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanya-Efezi, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 17 kugera kwa 24, Pawulo intumwa atubwira aya magambo agira ati: dore icyo mbabwira kandi mbashishikariza muri Nyagasani, ntimuzongere kugenza nk'abatazi Imana bikurikirira ubupfu bwabo. Koko ibitekerezo byabo bigandiye mu mwijima, bitandukanije n'ubugingo buva ku Mana kubera ubujiji baterwa no kunangira umutima wabo. Bataye isoni maze biroha mu busambanyi, bigeza aho batwagwa n'ingeso mbi zose ntacyo bikanga. Pawulo akomeza agira ati: mwebweho si uko mwigishijwe kumenya Kristo, niba koko ari we mwabwiwe, niba ari we mwigishijwe, niba ari we mwigishijwe kumenya, mukumva ibihuje n'ukuri kuganje muri we, mugomba rero guca ukubiri n'imibereho yanyu yo hambere, mukivanamo imigenzereze ya muntu w'igisazira ugenda yiyangiza mu byifuzo bibi bimuroha. Ahubwo nimuvugurure imitima yanyu hamwe n'ibitekerezo byanyu, muhinduke muntu mushya waremwe uko Imana ibishaka, mu budakemwa no mu butungane nyakuri. Nk'uko mubyumvise muri ijambo ry'Imana, hari ukuntu umuntu akomeza kuba umuntu w'igisazira udashaka kwakira Imana, cyangwa se ntashake no kuyitega amatwi. Ahangaha niho nigeze kuvuga haruguru ko abantu bakiye mu mihango ya gipagani rimwe na rimwe bakaba barabwiwe ijambo ry'Imana, bakigishwa, ariko bakanga kuva mu byo bari barimo ngo bareke Imana ibamurikire. Niyo mpamvu muri iyi noveni kuri uyu munsi wa 4 dusaba kugira ngo Nyagasani abo bose abasange kandi ahindure imitima yabo, abahe koko kwakira urukundo rw'Imana, bemere kuva burundu muri wa muntu w'igisazira Pawulo intumwa amaze kutubwira, maze batangire ubuzima bushyashya bahabwa n'ivanjiri. Nkaba navuga ko hari igihe akenshi iyo ubona abantu barigishijwe bakanga kwakira ijambo ry'Imana, cyangwa akakubwira ngo kanaka ashobora guhinduka, hari igihe utangira kuvuga ngo ntibishoboka. Nyamara ubwo turi muri noveni y'impuhwe z'Imana, ubwo turimo kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, nitugirire Imana icyizere. Guhinduka kw'abapagani birashoboka. Birashoboka ko abatazi Imana uyu munsi bayakira bakayigarukira. Birashoboka ko abakiri muri gakondo yabo uyu munsi bakwakira urumuri rw'ivanjiri, bakareka Imana ikabamurikira. Birashoboka. Birashoboka ko iya nyanja y'impuhwe z'Imana Rugamba yaririmbye, handi agira ati, agereranya impuhwe z'Imana n'inyanja itagira inkombe.
birashoboka ko abantu bose twagiye tugaruka ko hari haruguru, birashoboka ko kubw'isengesho ryawe, kubw'isengesho ryanjye, kubw'icyizere dufitiye Imana, birashoboka ko uyu munsi bahinduka. Nidutakambire rero impuhwe z'Imana dufite icyizere, tunabonereho gusabira abantu batandukanye batuye mu mpande zose z'isi, cyane cyane aho ivanjiri ya Yezu Kristu itaragera. Tubasabire kugira ngo bayakire, kuko birashoboka ko hari ibihugu bitarakira ivanjiri, birashoboka ko hari uturere twa kure bataremera ko abogezabutumwa bamurikirwa n'inkuru nziza ya Yezu. Abo bose tubasabire, tubature muri iri sengesho kugira ngo bareke Imana ibasange. Ngana ku musozo, nendagira ngo mbasabe turaranganya amaso mu bo twamenye, mu bo dukorana, mu bo tugendana, mu baturanyi bacu se, maze tubaze Yezu niba ari nta roho arimo kudusaba ko twasabira by'umwihariko, maze zigahura n'impuhwe z'Imana. Tunarebe natwe twikebuke, turebe niba mu buzima bwacu nta nguni y'ubuzima tutaremera ko Yezu atahamo, maze ubwo tukiri mu minsi mikuru ya Pasika, tureke Nyagasani, tureke urumuri rwa Pasika rumurike mu nkebe z'umutima wacu, maze tureke hose Yezu atwigarurire. Kuri uyu munsi kandi nifuzaga ko dusabira n'abakora umurimo w'ubwigishwa, ndavuga babandi batwigisha mu Kibeho, babandi bagenda baduhugura, babandi bagenda bahugura abana bakiri batoya, bagenda babatoza kumenya Imana, babategura kwakira amasakramentu. Nabo tubasabire kugira ngo uwo murimo bakora utoroshye wo kumenyesha abantu Imana bawukore batiganda, bawukorana ubutwari, bazi ko igihembo cy'impuhwe z'Imana kibategereje iruhande rw'Imana. Dusabira abapagani n'abataramenya Imana. Murakoze. Dusabire abapagani n'abatemera bose. Nyagasani Yezu Nyirimpuhwe, we rumuri rw'isi, akira mu mutima wawe impuhwe roho zose z'abapagani n'abatemera ndetse n'abatarakumenya. Nibamurikirwe n'ibishashi by'ubuntu bwawe, kugira ngo bifatanye natwe kuririmba ubuziraherezo ibyiza by'impuhwe zawe. Dawe uri mu ijuru, ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, uje unemurana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, sanzwe iteka nibaye n'ubu n'iteka ryose. Dawe Mana ihoraho, reba n'impuhwe roho z'abatakwemera bose, ndetse n'iz'abandi batarakumenya, kuko nazo ziri mu mutima w'impuhwe w'umwana wawe Nyagasani Yezu Kristu umwami wacu. Ziye kukumenya kubw'urumuri rw'ivanjiri yawe, bityo zimenye ukuntu umunezero wo kugukunda ari mwinshi. Ziye kugusingiza igihe cyose, gusingiza igihe cyose ubuntu bw'impuhwe zawe. Amen.